Ndabaramukije kandi mbifurije kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye. Mabwire ko u Rwanda rukomeje kwamagana bikomeye cyane igitero Israel yagabye idoha tariki ya 9 Nzeri 2025 igambiriye kwica abayobozi b'umutwe wa Hamas, rugaragaza ko kurenga ku mahame shingiro mpuzamahanga agenga imibanire y'ibihugu bishobora gushyira isi mu kaga katari kabaho nkuko u Rwanda rubigaragaza. Iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Kadomo.com ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10/25 bati rwaciye nk'amabere ishingiro ry'u Rwanda mu kwamagana ibitero bya Israel kuri Qatar. Iki gihugu kandi cyagaragaje ko Qatar ikwiye gushimirwa uruhare ikomeje kugira mu guhuza impande zihanganye hirya no hino ku isi, gisaba ko amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwo hagati yakemurwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga ndetse no kwimakaza amahoro. Nyuma y'igitutu cy'amahanga, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 29 Nzeri 2025 yavuganye na mugenzi we wa Qatar ku murongo wa telefone amusaba imbabazi, amumenyesha kandi ko igihugu cye kitazongera kurasa idoha muri Qatar. U Rwanda rwasabye ko hafatwa ingamba zatuma umuhuza nka Qatar atazongera kugabwaho ibitero. Tariki 29 Nzeri, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye iteka ryemerera igihugu cye gutabara Qatar mu gihe yakongera kugabwaho igitero nk'iki, uko kizafatwa nk'ikibangamira inyungu z'ibihugu byombi. Ubutumwa bw'u Rwanda bugaragaza uko rushyigikiye rwemye amahame shingiro mpuzamahanga agenga ibihugu bigize umuryango w'abibumbye, arimo kudatera ikindi gihugu, kubaha ubusugire bwacyo no gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro. N'ubutumwa bushimangira amahame iki gihugu kimaze igihe kirekire kigenderaho, arimo kutagira uruhande kibogamiraho mu makimbirane. Urugero rufatika ni urw'imyanzuro myinshi cyane yatowe mu muryango w'abibumbye kigahitamo kwifata, ariko kinakangurira abari mu makimbirane kuyakemura ku neza y'abasivile. Ubutumwa bw'u Rwanda ku gitero cya Israel kuri Qatar bugaragaza ko rwahisemo kuba inyangamugayo muri politiki mpuzamahanga. Iyo ruvuga ku makimbirane rushingira ku cyo amategeko mpuzamahanga ateganya, nta guca ku ruhande. Ibi bigira umumaro ukomeye cyane muri diplomasi kuko kutabogama birusha kubana neza n'impande ziri mu makimbirane. Nubwo rwamaganye igitero cya Israel bisanzwe ari inshuti kandi runafitanye umubano mwiza na Qatar, u Rwanda rwanyuze mu bihe by'umwijima bya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994, rwongera kandi kwiyubaka ruba icyitegererezo mu iterambere ryihuse no mu mikorere myiza y'inzego zitandukanye zirimo urw'umutekano. Mu bituma u Rwanda ruba icyitegererezo harimo kugendera ku mategeko yaba y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga, kutabogama mu bihe by'amakimbirane birufasha gukomeza no kubungabunga ibigwi rwubatse mu myaka 31 ushize. Ubutumwa bw'u Rwanda ku gitero cya Israel Doha bushimangira ko ruzakomeza kwamagana imyitwarire idindiza gahunda y'amahoro ndetse no gushyigikira abahuza bakora ubutaruka kugira ngo intambara zikomeje gutikiriramo ubuzima bw'abatuye isi zihagarare. Ingabo za Israel ziri kugaba ibitero bikomeye cyane muri Gaza kuva mu Kwakira 2023 ubwo Hamas yicaga Abayisiraheli barenga 1,100 ikanashimuta barenga 150. Minisiteri y'ubuzima yo muri Gaza ivuga ko kuva icyo gihe abarenga 66 bamaze gupfira muri ibi bitero, abandi barenga 168 bakomeretse, mu gihe miliyoni 1,900,000 bahunze ibice bari batuyemo bajya ahatekanye. Mu Kwakira 23 u Rwanda kandi rwohereje abo muri Gaza toni 13 z'imfashanyo irimo ibiribwa n'imiti rubinyujije mu muryango w'ubugiraneza w'ubwami bwa Jordania. Mu Gushyingo 2024 u Rwanda rwohereje izindi toni 19, muri Gicurasi 2025 rwohereza toni 20, rwohereza izindi toni kandi 20 muri Nyakanga, rushimangira ko ruzakomeza gushyigikira gahunda mpuzamahanga y'ubutabazi. Ibi bikorwa bigaragaza uburyo inzirakarengane z'abasivili ziri ku mutima w'u Rwanda, ikaba ariyo mpamvu rero rushyigikiye ko ibi bitero bihagarara kugira ngo amakimbirane akemuke binyuze mu nzira y'amahoro. Mu nteko rusange ya Loni yateranye tariki ya 12 Nzeri, u Rwanda rwatoye umwanzuro ushyigikira ko Palestine igira ubwigenge kuko ari bwo buryo bwatuma intambara yo muri Gaza ihagarara burundu. Uyu mwanzuro watowe n'ibihugu bigera kuri 141. Nyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce mu gihugu cy'Ubufaransa mu bijyanye n'ubutabera. Mbabwire ko umutangabuhamya mu rubanza rwa Dr Munyemana Sostene wahamijwe uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yavuze ko abarokotse biteguye gukomeza gusobanura amateka asharira banyuzemo niyo baba ari abakambwe kugira ngo rero ukuri kujye ahabona. Umutangabuhamya yasobanura urugereko rw'ubujurire mu rukiko rwa rubanda rwa Paris mu Faransa ko mu mwaka w'1994 yari afite imyaka 14 y'amavuko kandi ko rimwe na rimwe yabaga muri segiteri Tumba i Butare kwa Nyirasenge hafi y'urugo rwa Dr Munyemana. Asobanuye ko mu gihe Jenoside yatangiraga i Butare tariki ya 20 Mata, interahamwe
n'ingabo zatsinzwe Exfar zamufashe hamwe n'umuryango we n'abandi batutsi zibajyana hafi y'urugo rwa Pauline Nyiramasuhuko wari muri guverinoma, ariko ku munsi wa gatatu uyu mugore asaba ko umwanda wakurwa ku rugo rwe, bamwe bajyanwa kwicirwa mu mirima ya kawa, abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu. Ati ubwo Pauline Nyiramasuhuko yasabaga gukuraho umwanda, abandi batujyanye ku biro bya prefecture ya Butare, twarahageze abandi bagenda baza, ati n'abatutsi bahungaga, twamaze iminsi myinshi, ubwo bamaraga rero gufata ku ngufu Masenge mushiki wanjye n'abandi babatwaranye, ati babajyanye ku biro bya prefecture baricwa. Uyu mutangabuhamya yasobanuriye urukiko we murumuna we n'abandi bana bari mu kigero kimwe bacitse interahamwe za Exfar ku biro bya prefecture, ariko bageze imbere ya Hotel Foko umuvandimwe we aricwa, abasigaye bigira inama yo kunyura munsi y'iyi hoteli bakomereza mu ishyamba rya Kabutare, baryihishamo, imvura y'amahindu nayo ikomeza kugenda ibanyagira. Ati imvura yari nyinshi kandi twari dushonje, byari bigoye kubona inzira yo kunyuramo, nakomeje kwihisha muri iryo shyamba muri iyo mvura yose, naratunguwe abavandimwe banjye bari bishwe, ntaho nari kunyura nsubira aho twavukiye kubera ko ahantu hose hari bariyeri. Yasobanuye ko mu ijoro yafashe icyemezo cyo kuva mu ishyamba agerageza kujya itumba kwa nyirasenge hafi yo kwa Munyemana Sostene. Nagiyeyo nihisha, ntibyari byoroshye kubera ko ahantu hose hari bariyeri, bwari bwije kandi imvura yaragwaga. Nagerageje kunyura mu ishyamba rya kaminuza no mu bishanga, zari inzira zigoye. Ati natekereje ko ninyura kuri bariyeri bitanshobokera. Umutangabuhamya yavuze ko yageze itumba saa 3 za mu gitondo, agera kuri bariyeri iri hafi y'urugo rwa Dr Munyemana urwa nyirasenge, ndetse no ku ishusho ya Bikira Mariya. Yasanze abatutsi benshi cyane bategetswe kwicara kuri iyo bariyeri, newe arahicara, we n'abandi bajyanwa mu biro bya seyiteri, abagore n'abakobwa barasigara. Ati Dr Munyemana Sostene yaraje afungura ibiro bya segiteri, ariko bamwe mu bagore n'abakobwa barasigara, barimo Masenge na mubyara wanjye bagumye hafi aho ngaho. Ati natwawe mu biro bya segiteri hamwe n'abagabo n'abasore. Munyemana Sostene arabafunga asubirana mu rugo n'interahamwe. Navuga ko mo imbere twasanzemo abandi batutsi. Yasobanuye ko nk'uko byagenze mu mujyi wa Butare n'itumba yabonye abatutsi benshi cyane bahicirwa n'urwagashinyaguro babanje kuzirikwa, ariko ku nshuro ya kabiri yabonye andi mahirwe yo gucika, anyura mu maguru y'interahamwe, ariruka asiga abicanyi, ajya kwihisha mu ishyamba hafi y'umuhanda ujya ku Kanyaru. Muri iryo shyamba yahuriye n'undi mututsi wari ufite igikomere cy'ubuhiri yakubiswe mu mutwe. Bumvikana ko bitewe n'uko interahamwe ziri guhiga abatutsi zifashishije imbwa, bagomba kuhava bajya mu rugo rwa nyirasenge, bahasanga umugabo utarahigwaga nk'uko yakomeje abivuga. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko uyu mugabo yabafunguriye umuryango bombi, bajya mu nzu amuha amazi yo kunywa, ariko ntiyayashobora kubera ko yari ashonje cyane kuko yari amaze iminsi atarya. Yasobanuye ko umugabo basanze muri uru rugo yabahishe muri plafo y'inzu, akajya abafasha uko ashoboye, anakora ibishoboka byose ku buryo interahamwe zitababonaga. Ati yaraducungiraga akanadufasha kujya hanze gufata akayaga, twashoboye kandi kuhava ubwo FPR yaje kutubohora. Muri gihe cya jenoside abantu benshi cyane mu muryango w'uyu mutangabuhamya, barimo nyina, ba nyirasenge, mubyara we n'abandi barishwe. Yabwira urukiko ko nyuma y'aya mateka yisanze asa n'uri wenyine kuko yasigaranye mushiki we muto. Ati nyuma ya jenoside rero nisanze ndi jyenyine mu muryango, ndi kumwe na mushiki wanjye muto kuko nabuze bose. Ati nagize ubwoba bwo kurera umwana kubera ko nanjye nari nkiri muto, sinashoboye gusubira ku ishuri. Ati kubw'ibyo rero niyemeje kurera mushiki wanjye muto kubera ko nagize amahirwe yo kumubona. Uyu munsi ari hano, yarakuze, yarashatse, afite abana bagera kuri 2. Umutangabuhamya yagaragaje ko yatunguwe no kubona Dr Munyemana yambura abantu ubuzima, nyamara yakaba yatanga ubuzima nk'umuganga. Yasobanuye ko mu gihe yamaze mu biro bya segiteri ya Tumba atigeze abona uyu muganga aha abari bafungiyemo ubuvuzi cyangwa se ibiribwa. N'ubwa mbere umutangabuhamya yatanze ubuhamya kuri dosiye ya Dr Munyemana Sostene bitandukanye n'abandi benshi cyane bifashijwe muri rubanza. Abanyamategeko bujurira bamubajije impamvu, asobanura ko ubu atuye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, kandi abashaka abatangabuhamya rero bo bibanda ku batuye itumba ndetse n'abandi bihuye. Yagize ati nta muntu wigeze aza kundeba nk'abo mu mujyi ngo ntange ubuhamya, ariko dufite ubuhamya kubera ko twanyuze muri byinshi.
tunyura mu bitandukanye no mu myaka 100 tuzaba tukibasha gutanga ubuhamya tuvuga inkuru yacu n'ibyo twanyuzemo. Mu Ukuboza 23 urukiko rwa Rwanda rwa Paris rwahamije Dr Munyamana Sosthène ibyaha bya jenoside byibasiye inyokomuntu n'ubwinjiracyaha rumukatira igifungo cy'imyaka 24 ariko we yasabaga kugirwa umwere. Urubanza rw'ubujurire rwatangiye tariki ya 16 Nzeri 2025 bikaba byitezwe ko ruzarangira ku itariki ya 24 Ukwakira, no kuvuga tariki 24 nyine muri uku kwezi kwa 10 ubwo byitezwe ko urubanza ruzapfundikira.